Intangiriro y'idini rya Satani. Idini rya Satani, Church of Satan, ryatangiye nk'impinduka ku myemerere yisanzuye ya Gikristo ishingiye ku mahame ya individualism cyangwa se kwizera umuntu ku giti cye, cyangwa se hedonism bivuga gushaka ibyishimo no kuba umuntu atagengwa n'amategeko y'Imana. Ese iri dini ni bwoko ki? Ryavuye he cyangwa se rigamije iki? Iri dini ryemera Satani rizwi cyane cyane nka Church of Satan ryatangijwe ku mugaragaro mu 1966 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ryatangijwe na Anton Sandor Lavey. Uyu yashimangiye ko abantu bakwiye kurekera gukurikira imyizerere ishingiye ku Mana, ahubwo bagashyira imbere ubushake bwabo bwite, ibyishimo n'imbaraga z'umuntu ku giti cye. Anton Lavey yatangije iri dini ku itariki 30 Mata 1966 avuga ko uwo mwaka ari umwaka wa mbere wa Satani, Anno Satanis. Icyo gihe yavuze ko ubukristo n'imyemerere y'Imana byateje abantu imvune, ubwoba n'igitugu. Yagize ati, abantu bayobowe mu buryo bw'igitugu ku kigero gihambaye n'Imana yitwa iyo mu ijoro. Nta muntu wemerewe kwisanzura ku isi, ibyiza byose birabujijwe, ibiryoheye amatwi, ibiryoheye amaso n'ibiryoheye umubiri byose birabujijwe ngo ni icyaha ku Mana. Muri iyo myemerere yashishikarizaga abantu kwemera kamere zabo, kumvira ibyifuzo byabo no kutihana ibyaha byabo bita kwicuza. Lavey yavukiye mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois mu mwaka wa 1930. Yari umuntu wagaragazaga ubushake bwo gukora ibintu mu buryo buhanitse kandi bifite aho bihuriye n'ibikorwa byo kwinezeza ku buryo ubwo ari bwo bwose. Yakoze imirimo itandukanye nk'umucuruzi, umucuranzi, umutekinisiye wa sinema ndetse no mu bitaramo bitandukanye, aho yahakuye ibitekerezo byinshi bitandukanye byimbitse byo gushinga idini runaka rishingiye ku mbaraga z'umuntu aho gushingira ku Mana yo mu ijoro. Mu mwaka wa 1969 Lavey yasohoye igitabo yise The Satanic Bible, cyangwa se icyo twakwita nka Bibiliya ya Satani. Kikaba cyo gitabo cy'ifatizo cy'iri dini. Muri iki gitabo Lavey agaragaza imyizerere y'idini rya Satani n'amahame yayo. Iki gitabo ntabwo kivuga Satani ko ari we mwami w'abami nk'uko abantu babikeka, ahubwo yemeza ko umuntu ari we Mana ye ubwe. Lavey yashyizeho ibintu byihariye birimo urusengero mu rugo rwe ahakorerwaga imihango n'amasengesho yihariye, imihango y'umubatizo, ubukwe, ibirori byo gusezera ku bapfuye, byose bikorwa mu buryo bidasanzwe kandi bukanganye ku bantu batari basanzwe bazi. Lavey yayoboye iri dini kugeza igihe apfiriye mu mwaka wa 1997. Nyuma y'urupfu rwe, idini rya Satani ryakomeje kuyoborwa n'abandi barimo Branch Barton na Peter Gilmore n'abandi bagaragaje ko bashyigikiye umurage wa Lavey. Kuva icyo gihe iri dini ryagiye rikomeza gutera imbere cyane cyane binyuze mu buryo bwa murandasi, ritanga inyigisho hirya no hino ku isi, ritanga ibitabo, amahugurwa ku bantu benshi batandukanye hirya no hino ku isi. Mu myemerere y'iri dini ntabwo yemera Satani nk'ikiremwa gifite ububasha bujyanye n'ibishitani cyangwa se ikibi nk'uko byumvikana mu myemerere ya Gikristo isanzwe, ahubwo Satani bayifata nk'ikimenyetso cy'ubwisanzure, ubwigenge n'ubushobozi bw'umuntu bwo guhitamo ibimunogeye. Iri dini rigendera ku mahame 9 azwi nka 9 Satanic Statements ashingiye ku mahame akurikira: kwigenga k'umuntu mu myumvire n'imyitwarire, kwigobotora ibyo bita ibinyoma by'imyemerere, ndetse no gushimangira ubushobozi bw'umuntu ukwiye kwiyobora ubwe. Amahame y'iri dini agaragaza ko idini rya Satani atari gushishikariza abantu gukora nabi nk'uko bamwe babitekereza, ahubwo ni ugukangurira umuntu kumenya ko ari we ubwe ugomba kugena icyiza n'ikibi muri we atagendeye ku mategeko y'amadini.
Intego nyamukuru y'iri dini rya Satani ni uguhinyura igitekerezo cy'uko hari Imana yo mu ijuru igenzura cyangwa se itegeka byose, ahubwo bakavuga ko umuntu ubwe ari we ugomba kwiyobora no kwihitiramo ibyo yemera cyangwa se no guhitamo ibyo agomba gukora. Ku bwabo Satani ni ikimenyetso cy'ubwigenge, ubuhangange bw'umuntu, ubushobozi bwo gufata ibyemezo no kugenzura ubuzima bwe. Idini ya Satani yigisha ko umuntu adakwiye gutekereza imigisha cyangwa se ibihano biturutse ku Mana, ahubwo agomba kwishimira ibimunezeza cyangwa gutera imbere no kubaho neza mu isi. Ibi binyuranye cyane n'imyemerere ya Gikristo ishishikariza abantu kwiyoroshya, kwihana no kwihangana kugira ngo bazahabwe ibihembo byo mu ijuru. Iri dini rifite intego yo kubohoza abantu ku mategeko y'amahame y'imyemerere usanga abakandamiza. Iri dini rirwanya ibyo bita kwicisha bugufi, kwerekana ko uri mwiza inyuma kandi imbere uri mubi. Ku bwabo niba uri mubi bigaragaze nta kibazo rwose, kandi rigasaba abantu kwemera ko bafite ibyifuzo by'umubiri n'umutima, urugero nk'irari ry'ubusambanyi, icyifuzo cy'ubutunzi, kwihimura ndetse n'ibindi, bakabaho batabihisha cyangwa se ngo babyitiranye n'ibyaha. Binyuze mu gitabo cyabo bafata nka Bibiliya, abayoboke ba Satani bafite ibintu bitatu by'ingenzi bashyira imbere. Icya mbere, indangagaciro z'ukuri ku muntu, aho abantu bemererwa kuba abo bari bo batabeshyanya ngo base nk'aho ari abera. Ubwisanzure bw'imibereho, aho umuntu aba adakumirwa n'amategeko y'idini akaza kwishimira ubuzima, aho abantu bashishikarizwa kwishimira ubuzima bwabo bw'ubu aho gutegereza ubundi buzima bwo mu ijuru. Idini ya Satani ihamya ko hari uburyarya bwinshi mu madini, aho abantu bigira abere mu maso ya rubanda ariko imbere barimo gukiranirwa. Iri dini rifite intego yo kugaragaza ukuri n'iyo kwababaza abantu, rigashyira imbere ibintu bifatika kuruta ibishingiye ku kwizera gusa. Ku bwabo umuntu ntakwiye gutinya kuvuga ibyo atekereza cyangwa se ibyo yifuza, kandi ngo adatinya guhabwa akato n'abandi, ahubwo agomba gushyira imbere amahame 9 y'iri dini. Iri dini rigaragaza intego yo kwigobotora ingoyi y'urwango cyangwa se gutinya Satani ko ari ikintu kibi nk'uko bimenyerewe mu madini ya Gikristo. Rivuga ko Satani atari ikiremwa kibi cy'igicuku, ahubwo ari isura y'umuntu wihagararaho, udacogora, utavugirwamo kandi wihitiramo uko agomba kubaho. Ni intego yo kwigisha abantu ngo kudatega ubwoba n'ibihano bizaza biturutse ku Mana yo mu ijuru, ahubwo bagahugira mu kubaka imibereho ibafitiye akamaro. Iyi dini ya Satani igendera ku bintu bitatu by'ingenzi: amahame 9 ya Satani, ibyaha 11 Satani yanga, ndetse n'amategeko 9 yo kubana n'abandi. Aya mahame agaragara mu gitabo The Satanic Bible cyanditswe mu 1939 cyanditswe n'uwitwa Lavi. Ihame rya mbere rivuga ko Satani ahitamo ibyishimo aho kubabara. Aha asobanura ko Satani ashishikariza abantu gushaka ibyabanezeza aho kwigomwa ku mpamvu y'imyemerere. Ihame rya kabiri rivuga ko Satani ahitamo ubukungu n'ubutunzi aho gukena. Bavuga ko umuntu agomba gushaka iterambere n'ubukire aho kwihanganira ubukene. Ihame rya gatatu rivuga ko Satani yizera ubwenge bifatika aho kwizera ibintu bidafatika. Abayoboke b'iri dini bahakana ukwemera ibintu bidafite igihamya cyangwa se ubusobanuro butagira urugero. Ihame rya kane rivuga ko Satani yifatanya n'abakwiye kuhanwa aho guhindukira ngo umuntu akubitwe urushyi ku rindi tama. Abayoboke b'iri dini barwanya kwihangana cyangwa se kwicisha bugufi ku bagiriye nabi. Kuri bo niba umuntu akugiriye nabi mwishyure. Ihame rya gatanu rivuga ko Satani avuga ukuri ku buzima. Abayoboke b'iri dini bashishikariza abantu kutiyerekana uko batari, kuvugisha ukuri no kutegendera ku bandi cyangwa se gufata ingero cyangwa icyitegererezo ku bandi. Ihame rya gatandatu rivuga ko Satani ashyigikira ibyaha kuko bishobora gutuma umuntu yishimira ubuzima. Bafata ibyaha nk'ibintu bisanzwe biba mu buzima, nk'irari ry'ubusambanyi, kwikunda, irari ry'amafaranga ndetse n'ibindi. Mu ihame rya karindwi, Satani avuga ko umuntu ari inyamaswa isanzwe gusa yihagije. Bahakana ko umuntu ari igihangano cyihariye y'Imana yo mu ijuru. Bamufata nk'inyamaswa ariko iz'ubwenge, mbese inyamaswa yateye imbere. Ihame rya munani
Bavuga ko Satani ashyigikira ibyo bita cyane cyane aho kuguma mu bintu bisanzwe. Umuntu agomba kuba indashyikirwa ihagije kandi ifite icyo ivuze. Ihame rya 9, Satani ni inshuti y'uwo bita umunyabyaha kuko atamubeshya. Bashyigikira ukuri n'ubwigenge aho kubeshywa cyangwa se ngo gutegereza amahirwe yo mu ijoro. Iri dini kandi rifite ibyaha 11 byitwa ngo 11 satanic sins. Ibi nibyo byaha Satani yanga. Icyaha cya mbere ni ubujiji cyangwa se kutagira ubumenyi, ni icyaha gikomeye kuri bo. Icyaha cya kabiri kwitiranya ibintu cyangwa se kudahuza amagambo n'ibikorwa. Icyaha cya gatatu kwikunda bikabije cyangwa se kwishyira hejuru kurengeje urugero. Icyaha cya kane kwibeshya cyangwa se kwizera ibintu bidafite gihamya. Icyaha cya gatanu ni ukurema ibintu bisanzwe nk'ibyera cyangwa se kubaha ibintu bisanzwe birenze urugero. Icyaha cya gatandatu ni ukunanirwa guhanga udushya cyangwa se kudatekereza ko udushya cyangwa kudatanga umusanzu wawe mu bikorwa runaka. Icyaha cya karindwi kubura icyubahiro cyangwa se kwitwara nabi cyangwa se gutakaza icyubahiro. Icyaha cya munani kwibeshya ku mbabazi za Satani cyangwa se kumuha imbaraga adafite. Icyaha cya 9 kunanirwa kwiyemeza cyangwa se kugira intege nke mu byemezo. Icyaha cya 10 ni ugukoresha nabi abayoboke ba Satani bagenzi bawe birumvikana, cyangwa se kwambura cyangwa se gukoresha nabi abandi. Icyaha cya nyuma cya 11 ni ukwirengagiza ibisanzwe bikenewe mu buzima cyangwa se kureka imibereho isanzwe ngo wibere mu nzozi. Si ibi gusa, hari n'amategeko 9 y'iri dini yo bita 9 satanic rules of earth. Ayo mategeko yerekana ko abayoboke b'iri dini bagomba kwitwara mu mibanire yabo. Itegeko rya mbere, ntugasorore ijambo ryawe igihe utabisabwe. Itegeko rya kabiri, ntukagire ibitekerezo bibangamira abandi keretse mu gihe hari inzira yo kwirwanaho. Itegeko rya gatatu, niba uri ku butaka butari ubwawe ubahiriza amategeko yaho. Itegeko rya kane, niba umuntu aguhenze mubwira yuko bitakunejeje. Itegeko rya gatanu, niba umuntu atari mu bo uhamya ko ari ab'inshuti zawe ntukamutere ubwoba cyangwa se ngo umufatire ibyemezo. Itegeko rya gatandatu, ntukirate imirimo myinshi yawe idafite akamaro. Itegeko rya karindwi, nurira cyangwa se nutakira umuntu ntakumve ujye uhita umureka. Itegeko rya 8, ntukifatanye n'abantu b'imburamukoro. Itegeko rya 9, nurwana rwana kugera ku iherezo. Iri dini rya Satani ntiryemera ijuru cyangwa umuriro. Igitekerezo cy'uko hari Imana cyangwa se Satani bifite ubushobozi bwo guhana abantu nyuma yo gupfa, ibyo ntabwo babyemera. Ku bwabo nta bihano by'imyuka cyangwa se urubanza rw'ijuru ruvugwa muri iri dini. Nubwo batemera gucumura mu buryo bwa gikristo, iri dini rya Satani rifite umurongo ngenderwaho w'imyitwarire kandi umuntu ushobora kuwurenga agafatirwa ibihano. Kwigira umwere mu ruhame ariko uri indyarya, kwitwara mu buryo buhembera ubujiji, ubupfayongo cyangwa se kwigira inyangamugayo mu buryo butari bwo. Abo bantu bahanishwa ibihano bikurikira: kuvanwa ku rutonde rw'abemera excommunication, guhagarikwa mu miryango y'iri dini, guteshwa agaciro ku mugaragaro ku buryo badakomeza kwemerwa abayoboke babo. Ku byerekeye umubare w'abayoboke b'iri dini rya Satani ku isi, nta mibare nyakuri cyangwa se yemewe ku rwego mpuzamahanga ihari. Ariko nubwo nta mibare yemewe n'ubuyobozi bw'iri dini rya Satani, abashakashatsi batandukanye bavuga ko abayoboke b'iri dini rya Satani bashobora kuba bari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 ku isi hose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho hari benshi, cyane cyane mu mijyi nka New York, Los Angeles, San Francisco n'ahandi. Mu bindi bihugu nk'Ubwongereza, Ubudage, Canada na Australia hariho abayoboke bake bayemera mu buryo bw'ibanga. Igitangaje ni uko mu bihugu byo muri Afurika ibintu nk'ibi bivugwa cyane cyane mu buryo bwo kwikanga ibikorwa by'amayobera, ariko ntibikunze kuba bigaragara mu buryo bufatika cyangwa se bwemewe n'amategeko. Gusa hari igihe abantu bashobora gukekwaho ibikorwa by'ubupfumu cyangwa se imihango itemewe bigahuzwa no gusenga Satani, nubwo bishobora kuba atari ukuri cyangwa se kuba babyitiranyije. Ibyo rero nibyo twakusanyije ku bijyanye n'idini rya Satani. Murakoze kudukurikirana, mwari kumwe nanjye Mombasa. Mugire ibihe byiza.
bayi bayi.